twongera amashi menshi cyane ku baririmbyi bacu. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Tugiye mu mwanya mwiza wo guturira Imana. Hano hari igiseke cya 10, hano hakaba n'amatura asanzwe. Reka nsabe muzungu asabire abantu bose bagiye gutura, kuko ni umwanya mwiza udasanzwe. Hanyuma narangiza gusenga ndasaba bagaza umucuranzi aribo baduha indirimbo gufiya turimo dutura. Murakoze kandi Imana ibaha umugisha. Dusenge. Imana ya Ibrahimu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana y'intumwa n'abahanuzi, akoze kutugira neza, akoze data twese mwami Imana kutugeza ahangaha mu ngoro yawe. Mana tugeza ahangaha mu mwana mwiza wo guturira mwami, kuko yavuze ngo intutwungura ntabwo intutwungura tuzorangure amaboko yacu dutange ibyo cyacu n'amasadaka, nawe uzaduhereza umugisha mu bigega byacu, uzaduhereza mu maronko yacu. Ndetse ijambo ryawe riratubwira ngo icyo gihe ngo ububiko bwacu muzabubika ngo ahatagira ngo ingesi n'inyenzi. Rero data twese mwami, twese abantu barambuye amaboko yabo, data twese mwami bagutangira icyacu bibi n'amaturo asanga mwami Imana, kugira ngo data twese mwami ubagereze umugisha mwami, aho bakora, aho barongera mwami Imana, data twese mwami ibigega byabo, data twese mwami bigoye byuzuye, bibe bisesekaye, bibe birembereye ubwiza bwawe, data twese mwami buzuye, data twese mwami n'amadini yawe yose mwami Imana, ibintu byose bifuza mwami uzagezeho, data twese mwami natwe muri byose, data kuva none ukaziteka byose. Amen.
hejuru cyane. Amen. Amen. Haleluya! Bwana tukuzwe. Uyu muririmbyi yavuze ngo ashirwa hejuru iteka yose. Kandi n'Imana izirinda Kwera kwayo. kwera kwayo. Ni Alpha na Omega itangira. Amen. Weda tugisi. Hallelujah. Bwana sifiwe. Reka tuyiririmbe twito. Dutambe twito. Hallelujah. Tuvuge ngo ni Imana irinda kwera kwa. Amen. Hallelujah. Amen. Ndashaka ko tuyiririmbana muhaguruke. Amen. Turavuga amagambo ntago wenda tubyina kugira ngo tutagusiga, ariko tuvuge ngo ushizwe juriteka nimaniri ndakwera kwayo rurema ryozina. Shizwe hejuru cyane. Ashizwe juriteka nimaniri ndakwera kwayo rurema ryozina. Ashizwe hejuru vuga ayo magambo. Ashizwe hejuru iteka nimaniri ndakwera kwayo rurema ryozina. Subiramo ayo magambo. Ashizwe hejuru. Ashizwe hejuru iteka nimaniri ndakwera kwayo rurema ryozina. Ijambo ryerirare. Ijambo ryerirare. Jambo ry'Imana rirare. Ashizwe juriteka nimaniri ndakwera kwayo rurema ryozina rye. Ijambo ryerirare. Jambo ry'Imana agikome imbere y'abizira isumba. Agikome y'abizira isumba.
tutaratambukana n'abari abakobwa banje dusirimbe hari ibintu byinshi tuziranyeho byari byaratugoye ariko Yesu yatugiriye neza uwo munsi urahari kandi tuzabona tuwihiguye duheze Yesu icyubahiro Bwana asifiwe sana. Haleluya. Muzo kuri Imana ibaho umugisha. Umwanya ndimo ndawujira neza kumure turarangiza kuri gahunda yacu. Nukuri ijambo ry'Imana rirarema. Iyo nkingi niryo rituyobora ku manywa na nijoro. Bwana asifiwe. Tugiye kugera mu mundi mwanya mwiza w'abashima. Handitse umuntu umwe mwanya atatuza amashimwe yiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuzamurire Imana icyubahiro. Bwana asifiwe. Haleluya! 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 Bwana asifiwe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ko yaduhaye Yesu. Bwana asifiwe. Kandi Imana ishimwe ko itunejeje. Ndanezerewe numva ari ikintu kimvuyeho. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe kubw'uyu munsi. Haleluya. Ndashima Imana ko iduhaye umwanya mwiza wo guterana. Imana yo mu ijuru ishimwe. Natuboneye uburyo ntabwo ari imbaraga twakoresheje, si imirimo myiza n'ubuntu bw'Imana ihabwa icyubahiro. Nari maze iminsi ndahagarara hano mushime, ariko sinaretse gushima ahubwo nahinduye strategy. Guhagarara hano iminsi yose mwoja kurambirwa kandi amashimwe adahashira. Bwana asifiwe. Ariko Imana ishimwe ko nongeye guhagarara hano nshima. Ndashima Imana byinshi byiza yakoze ku bwacu. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana ikiturinze n'umuryango wanje twaba turi amahoro. Imana ihimbazwe. Ndashima Imana yarinze Papa Gabi yari yazindutse ejo bundi. Ndashima Imana yabanye nawe akongera akagaruka amahoro. Imana ishimwe. Ikindi kintu ushima Imana aricyo cyanyuma mu byumweru 2 bishize. Ndashima Imana yuko Imana yatugiriye neza hari ku cyumweru kanone, ariko mu byumweru 2 bishize dutashe harimo n'umuntu wanje wari urwaje umwana i Burundi. Araduhamagara aratubwira ngo umwana we yarembye cyane. Urana nitumuhamagarira bari iwabo. Chua
urakoze yesu, urakoze mwana, urakoze yesu. Yego yesu. Reka gatoya hari pasiteri yarasabye nawe kugira ngo ashime, tumuhe umwanya. Yesu ashimwe. Umwe muzungu yari yambujije amadeke ntazashima kundi cyumweru, ariko umwanya urahari. Bwana asifiwe. Ndashima Imana kuko Imana yadufashije. Ejo bundi twagiye iriya sitasiyo. Tugeze rero mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, kadutuze kugira ngo twumve icyo Imana yashize ku mukozi w'Imana. Karibu, Imana iguhe umugisha. Emera amashyi cyane. Wiriwe. Bwana asifiwe. Ngiye kubasubiza kandi mwe Imana ibaho umugisha, kubera ko twese dusangiye ijambo ry'Imana hamwe ndetse no kungana izina na Rusizi. Imana data dushimirwe kandi duhimbaze. Gusa ndabiyegereje hagati mu mwuka w'Imana, ari ibisanzwe zabe ngizikiye murenge zikinyamwuka ryo tugiyemo, izikindi gisanzwe bireke dukurikire umwuka wera w'Imana duteguriye, kugira amatsiko yo kuzumva ndetse no kuzishima. Umuntu uri kuri keyboard yihangane, si kuri keyboard, ndabona uyu munsi ndakora bitandukanye n'uko ubitekereza, kandi ndakora nk'uko wenda ibitegekwa n'Imana. Maze iminsi mfite inyota, maze iminsi numva muri jewe bwirwa amagambo amwe ubasha no kubwira hano imbere yanyu, ariko ndagenda nkonjeramo duke duke mu buryo nanje guhabwa. Nongeye kandi ko gushimira abayobozi b'itorero, mwebwe mwaduhaye umwanya uyu nguyu kugira ngo tubashe kuvuga ibyo Imana yashyize ku mutima, ndetse n'ibyo iba yateguye. Burya hategura Imana, umuntu we aratekereza. Kuko umuntu atekereza, impamvu umuntu atekereza ni uko umuntu atekereza yagera ku bitaro agasanga ibyo atekereje ibyo akoze. Niyo mpamvu hapanga Imana. Imana aritegura, atari umuntu utegura. Ndabeshya se? Umuntu aratekereza gusa, ariko Imana yigapanga. Ni ukuvuga ngo urashobora gusoma igitabo runaka uri mu rugo ukavuga ngo je ndategura kino gitabo, ariko wagera mu rusengero kuri rutari ugasanga ibyo Imana yaguteguriye nibyo ko bimeze. Sifiwe. Ndashima Imana data wa twese wo mu ijuru, iduhaye uyu mwanya. Shimira abayobozi b'itorero baduhaye icyizere, batugira icyizere cyo kugira ngo tubashe kuvuga ijambo ry'Imana. Si uko tubikwiriye, si uko turi beza, si uko tuzi kuvuga, ahubwo niko abayobozi baba babibonye ndetse n'Imana yabashizeho, yabahaye ubwo bubasha. Amina. Muze kwihangana nanone, ndakunda kuvuga ibintu bisa n'ibibabaza abandi, ariko kandi ariko kuri muze kwihangana kuba gutwika imiryango, nyuma gusohoka ku makungu yabuya. Mwihangane mwumve ijambo ry'Imana ngo tubashe gusangira
ibyiza imana yaduteguriye uyu munsi. Burya biza biba byiza kugira ngo ubashe nawe ubwawe kugira icyo usoromaho gitoya, byibura ari ijambo rimwe ariko nawe ubwawe urisoroma. Amina. Reka nshime amagambo makeya. Ndashimira Imana yo mu ijuru mu minsi yashize yangiriye neza. Hari uburyo nari ngiye kwisaidia muri bathroom, ushitemo kujya na locking ndani nikamwe muri kugenda. Sikiri muracumba wenda kuvuga restroom bitesoni ariko kandi bishimana bitesoni. Wibaze winjiyemo muri restroom, ni restroom nta wundi muntu uri buze kugandamo, nta masifa ariyo, akindi kintu nakimwe kiriyo ngo aze kugaragara ngo marura kalokinga uri indani ugahura n'isanganya indani, wenda ugahwera ugamenye uko byagenze. Ukajya ko ukanda kwa zuma wari bwumve cyangwa ujya emergency no ukanda ngo kuyanze abyumve. Ka telefone nari mfite, ka telefone nari mfite. Ariko ndashima Imana data wa twese uri mu ijuru uyu tegura ibyayo jewe ubwanje tabasha kumenya. Amina. Imana ije kure mu muntu yabiteguye. Wowe ubwawe uje kubaho, Imana yo mu ijuru yari izi ko wowe uzobaho witwa runaka. Data wo mu ijuru yarabizi uruhare rwawe, we gusa waje gusa muri wa mubare yabwiye Aburahamu nawe ubisangamo. Ariko Imana yarabishyize mu mubare kuva kera, iravuga ngo runaka igihe runaka azaba ariho. Amina. Cyane bashe kujana kuko burya iyo usa nawe uri wenyine usa n'uhawe kuvugisha. Iyo uje kubaho kubaho kwawe Imana yo yari ibizi, ariko wowe ntiwari ubizi, gusa waje kwisangaho uriho ku isi. Imana yabishyize mu mubare kuva kera isi itari yaremwe. Amen. Imana yankoreye biriya, yakoze ibintu byiza kandi ndayishimira kuko n'ubundi ntabwo iragera igihe cyo kumutanga wenda umunsi wa mbere wenda abandi byari ariko Imana akeneye kunyereka ubuzima bwawe ubayemo bwa buri munsi si ubwawe. Kuba ngo Imana yo mu ijuru ni ubuzima bwawe bifite ubuzima bwawe burya bita bakora urwego bagenda ku rindi kuko niko ubuzima bwawe ku Mana wabuze gusenyera, niko barateguye ndetse n'ibiti uzarya wa munsi ndetse n'ibyo uzanywa wa munsi biteguye ku Mana bihari wowe uraturaza. Ariko Imana barabiteguye. Imana ivuze ngo umunsi ukaza azaza wowe urapana ngo uzaza. Amen. Umuntu agira ibice byinshi bitandukanye. Umuntu agira igice cya mbere kiba amaguru, ikindi gice cya kabiri kaba ikubona, icya gatatu kikaba umutwe. Ako rwose bivuga umutwe ugufasha gutekereza, kandi kuba gutekereza niko kwaka umuntu bwaba umuntu bwawe byose bishingiye ku mutwe wawe. Waba munini waba mutoya, ariko gutekereza kwawe niko Imana yaraguhaye, kandi kwawe niko umugabo umunsi utekereza niko kwawe wowe nta wundi uzova ni wa wundi wowe, nta wundi wahinduye. Amen. Ndike gutinda, reka uyu munsi nateguye ijambo ry'Imana rivuga ngo gusana izari zarasenyutse. Gusana izari zarasenyutse. Urabona bijya muri teoloji mutije mu mwuka asifiwe, ariko byose bikorerwa n'umwuka w'Imana. Gusana ni ukubaka mu yandi magambo ikinyamurenge, kandi uzawubaka izari izo wateguye kugira ngo uzubake bihagarare bibeho. Ariko kandi iyo wubaka habaho n'ikintu cyo gusenya.
gusenya umuntu asenya ibyari byubatse siko hari wose bitari byubatse se amina iyo usenya ni ukuvuga ngo ugira umugambi wose inzu yanjye irashaje reka iyi ngiyi igire gute nyisenye wenda nzubaka iyindi ishaje cyangwa nyivugurure ntabwo uyivugurura rero utayisenya urayisenya amina uyu munsi rero turaganira ijambo bita gusana byari byarasenye ngwenda mu gitabo cya Nehemiya igice ni icya kabiri umurongo waho wa kabiri umanuka niba ukora umuntu uzi gusoma neza wadufasha ngo tubashe gusoma igitabo cya Nehemiya igice cya kabiri umurongo wa kabiri kasome nuko umwami arambaza ati ko utarwaye niki kigushengura umutima nuko numva mfite ubwoba cyane nishaka ngarukira ikindi kabiri murongo ni kabiri nuko umwami arambaza ati utarwaye niki kigushengura kikubabaje nuko umwami arambaza ati utarwaye niki kikubabaje ugomba niho yego ni kabiri noneho rero tugendane gatoya ariko ndabanza ndirimbe kano karirimbo avuga ngo nimuze tubagarure abantu batagwa mu mosha satani we yarahagaze atangira basanga Yesu nimuze tubagarure abantu batagwa mu mosha satani we yarahagaze atangira basanga Yesu nimuze tubagarure abantu batagwa mu mosha satani we haleluya gusana ibyari byarasenyutse umuntu asana ryari cyangwa umuntu yubaka ryari umuntu asana igihe yumva umutima we wasenyutse cyangwa asana igihe inzu yiwe yashaje inzu yiwe ikeneye kubakwa ngo ivugururwe nicyo gihe asubira gute ngo asenye yumva yagira gute yasubira gute gusana kongera kubaka kongera kuvugurura umuntu azavugurura ryari ndaza kubabwira amagambo makeya Nehemiya yakoze umunsi Nehemiya abitekereza Nehemiya amaze kuja ibunyage bamugize umukoresha w'umwami we aba umuhereza w'umwami ariko Imana data iramugasanira kubera ko atari yarataye iby'iwabo atigeze ati Imana y'iwabo yumva amakuru y'iwabo Nehemiya akababara Nehemiya arababara cyane yigenda inama yo gusenga ariko wa mubabaro wiwe uviramo kwa gusenga ko muri kwa gusenga biviramo n'umwami ndetse kumuhereza ikibari kuko akabitegeka ariko kubera yarajaniye umwami kumuhereza ibyanywa ngo ndetse yari yicaranye n'umugore wiwe ibiri zivuga ngo yari yicaranye n'umwami kazi yakundaga Imana y'iwabo yumvaga atatatira igihango cy'Imana y'iwabo yumva amakuru y'iwabo akababara Nehemiya akavuga ati ibi wacu ko
ko byagenze gutya, ese ko iwacu twataye kaga kiza ka mbere, twataye wa mwuka wa mbere. Nehemiya arababara cyane, arababara ku rwego rwo hejuru. Aragenda ngo ashyire umwami ibiryo, umwami aramureba aravuga ati Nehemiya ariko tusuko nk'uko wari usanzwe. Hari ukundi kuntu kandi mbona usa n'uwahindutse. Nehemiya aramubwira ati nibwo yumvaga ati umugabo none ntashaka kumwica, agira ubwoba. Aravuga ati mugasha none umugabo ungana gutya wambwira ngo sinishimye nzize gute, kandi aribwo bwa mbere abonye ntishimye. Aramubwira ngo mwana nokugiriraho umuco, utegereje gukoresha iwacu gusana amarembo y'iwacu y'abasogokuruza yasenywe. Kubera ko Nehemiya yasenze, yafashe umwanya wo gusenga, arabisengera cyane, aravuga ngo mana y'iwacu we, mana y'iwacu, ndashaka iwacu kandi bigasohoka bigasubira mu buryo. Umwami aramwandikira, amuheza ibintu byose bishoboka, amuheza abami n'imafarashi n'ibindi byose bimuherekeza. Aramubwira ngo ndetse mwana wambiza n'urwandiko runcisha kuri wa murinzi w'ikibira. Haleluya! Imuze tubagarure abantu batagwa mu mosha. Satani yarahagaze atangira basanga Yesu. Imuze tubagarure abantu batagwa mu mosha. Satani yarahagaze atangira basanga Yesu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Umwami aramwandikira, kumara kumwandikira Nehemiya afata inzira aragenda, aje gusana amarembo y'iwabo. Washike iwabo Yerusalemu, arareba, arazunguruka, ndetse agenda abantu bose bafite bazanye. Arazunguruka amarembo yose arareba, asanga amarembo yarashize ndetse n'amafarashi yari afite akabura aho aca muri hahandi atarakunganye kubera amarembo yari ifunze. Haleluya. Nehemiya reba neza, ijambo rya mbere yatekereje kuvuga ngo asane neza, aravuga ngo reka irembo niryo rimbabaje kwanza, reka mbere hano hantu. Aravuga ngo irembo ryo guca bugufi ngomba kubisana. Inyigisho za teolojiya zivuga neza, avuga ngo niryo rembo Yesu yaciyemo. Yesu amanuka mu ijuru, nuko ntiyari habuze abandi bomanuka, ariko guca bugufi kwa Yesu Kristo no kwitanga no kumenya agaciro k'umwana w'umuntu, aravuga ngo ugomba kwitanga ugakwira abo data yandemanye hamwe. Asana guca bugufi, amara gusana guca bugufi, aravuga ngo ahangaha ho ndarangije. Ariko kandi yasanaga n'ubundi amajwi amuriho ba Beniyadadi bavuga ibintu byinshi birebire, batobiye baraha. Amina. Asana guca bugufi, tambuka isi guca bugufi ubu nyine ntawe. Abantu bose babaye banyamagambo, abantu bose bataye gusenga ntibagisenga. Iyo umuntu asenga neza, iyo umuntu asenga cyane, ageraho n'umutima ugaca gufata bikeneye. Umutima we yagira ngo yambara ipantaro mu bandi bantu, niba atari no mu kazi cyangwa se ko mu rugo, imbere y'urugo rwawe kwambara mu cikopa waje hanze, umutima wawe uca uvuga ngo
koda yambara kubw'amategeko uje mu kazi ariko wawe mu rugo wibaye nk'umudamu nyir'urugo imitima yo guca bugufi yararangiye yarashize ntayikibaho abantu bose babaye banyamwigendaho abantu batekereza yuko imana yo mu ijuru yabanye nabo yabaremye nze ukigiye wasengera dosiye yawe mana nungirira gutya ukuzagira wakoze bingahe imana ntizayibagirwa abe n'uwimana neza nyako ntazayibagirwa amen arasubira arareba abona irindi rembo ryashize irindi rembo ryafunganye aritegereza neza abona zabo zose zaracafuye aho bavombaga mu isoko huzuye umwanda wabaye mwinshi cyane dore uzivuga neza ngo nukuzuye umwuka wera w'Imana ntabwo uzawuzira ngo uri muri ukora hano si umwuka rero umwuka ni ikinege ntabwo ari banguzi gusimbuka hano no umwuka areba guca bugufi aho twahereye akareba gusenga cyane gupfukamira Imana akareba gusoma ijambo ry'Imana nico gihe aho hantu hose havamo umwuka w'Imana ukabona aho asambira ukabona aho mubana nawe yarangiza akakubokesha neza akakwereka byinshi umuntu wafatanya akakwereka ngo dore nguri karafata none urebe nkwereke ujana hakurya ngo dore none urakarasambana iyo ari umuntu ndakicuza umwuka wera w'Imana ahubwo yavuye nk'ibisanzwe ntagisenga zararanye ntagica bugufi guca bugufi kwashizeho gusenga kwararangiye niyo mpamvu isoko ryawe ryarabotamye ryabaye ukundi kuntu ryabaye ubucafu ruze nk'ibikeri n'imisundwe birasaba utoborore ureba aho watariye kugira wongere kandi neza usubire uvome amazi meza wongere kandi nimuze tubagarure abantu batagwa mu mosha satani yaragagaze atagira gasanga Yesu haleluya uzorebe neza nimba ukicuza umwuka wera w'Imana yaguhaye uzitegereze neza ureko kwihagaze kuko umwuka ni w'umukristo niyo mana udafite umwuka ntacyo ubura ico uburi bure habe n'uwozi indirimbo 500 mu mutwe wawe ibihumbi 500 mu mutwe wawe ari indirimbo udafite kuza umwuka wera w'Imana udafite umwuka muri wowe haleluya zanibuka umunsi umwe nari ntwaye imodoka ari nijoro saa 9 za nijoro nari mvuye muri ayo uwo munsi ubita inyamaswa zanyibuka n'ubu nzora mbivuga ndacagira amafoto yazo rwose ngo nyikubite ndayibura n'intumbi mbura n'amaraso ariko mu gitondo ngeze iwanjye nsanga uruhu rw'inyamaswa yaniragonze mu modoka yanjye nasize mu rugo haleluya data Imana nyir'umwuka hari icyo ubiki ariko wenyine ntucibuze wowe ugira ngo uracyari wa wundi wa kera ariko umwuka yarashobotse kera yigiyeyo kubera ko wararoze cyane wanga kubivamo urasambana cyane wanga kubivamo umunyarugambo wanga kubivamo noneho umwuka nawe akera ati hangase mu kireno wayo gute ikwepera Imana izikorana n'abayo ikorana n'abuzi umwuka wera w'Imana
ikorana na ba nyirayo, ba bandi bayizi, ba bandi bavuganye nayo. Haleluya. Isi ya none iri mu kureba ibindi bintu byizireba kurera. Kera iza numva neza, nsomye Bibiliya neza, izimbye neza kuntu Samuel yagerera intama ziwe, yagerera abana biwe akabakuza, akabereka gucano hantu, akavuga ati bene data nukwijwiza rivuga, nukumukubiza bigenda, nukumuka we yimara azavuga, nukumukristo azahaguruka azagenda. Ariko bya none ikibaho hari ibindi bintu tureba kandi siko gakabona. Amina. ubundi amarembo ya Yerusalemu yari amarembo ariko kwanza ari na menshi, ariko nahisemo gusa amarembo aya y'ingenzi mubashe kuvugana namwe, kuganira namwe. Abantu nyine bakeneye gusana ibyari byarasenywe, abantu bakeneye gusubira mu za mbere. Bibiliya ibwira abantu mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana havuga neza, haravuga ngo yakwico nkugayaho ngo nuko waretse ariko hari icyo Imana yadushiriyeho kwisi. Umuntu ni umuntu aracumura, umuntu akora byinshi bitandukanye, ariko kandi Imana yadushiriyeho kwisi. Ubwo muntu wicuza ni nawo mukristo. Iyo uticuza nta uribuye wabaye akahe. Amina. Arasubira kandi abona mu marembo, afite amaso abona irembo rya gereza, aravuga ngo aha naho hagomba gusanwa. Fata uwo mwana ari gusakuriza, abona hano hantu aravuga ngo irembo rya gereza ryarafunganye neza, iri naryo rigomba gusana. Ariko turavuga neza ngo gereza n'ukurikiza ibyaha. Amina. Niho narindira umuntu. Iyo utishyuza ibyaha wakoze, papa mama menya ko Imana ufite ayo uzanabona. Wibuke neza Dawudi akaba ari umurusha ibyaha, ariko kwicuza kwiwe mu bantu Bibiliya izivuga Imana yatoranyije mu bantu ngo n'abana bayo, na Dawudi arimo. Kubera iki? Umutima wuzuye umwuka wera w'Imana, umutima wuzuye gusana, umutima wuzuye urukundo, wuzuye ibintu byinshi. Imana ngo umurere bwacu nguyu umwana wacu, ariko Yesu akubwiye ngo uyu ni umwana wacu kabisa, uzamura mu bana bawe. Uri umwana gusa mwumva neza nawe, kumva papa arangumva, amubwira Imana data. Turabirebera ahangaha hazashira ejo, ariko mu gihe kizaza cy'ubuzima buzahoraho iteka ryose uzabyibuka. Kubera ntidukora ivyo data yaduhamagariye, ntidukora ivyo data dusaba, ntitwumva ko Imana yadutegeka mu zayo, ahubwo twumva ko twara mu bindi byayo idakeneye. Ibi ni ibyashira mu kanya gatoya bikarangira, hanyuma ubuzima buzahora iteka ryose. Nimuze tubagarure abantu batagwa mu mosha, Satani we amaze
irembo rimwe umunsi umwe nari ahantu mbaye nsenga ndasenga ngo mare nk'uko Imana aranterura njana ahantu anyereka ikintu cyari cyaragandamiye urugo rumwe gutya rurashira burundu abana babasazi muri urwo rugo birarangira baragenda barababura bari abanyabwenge abo bana b'ishuri ariko mu marira anyereka irambwira ngo dore tubona nukwereka icyari cyarazingamye iranjana itwara ahantu mu butara bw'umuntu umwe aho ngaho ntavuze nyereka inturo y'umukara yari ihari isa n'ibafu ndasenga Imana yo mu ijuru ni hatari Imana ni igitangaza ubutaka buza bwasama ukuntu Imana nyiri byose ashizokora ubutaka burasama uwo munsi burasama nabonye ibitangaza by'Imana amina cyumero kimwe abana bazi baragaruka saba ngo data wo mu ijuru himbaza ese n'ubunyine acamuhimbaza kandi zamunambaho zamukomera ko naramubonye ujya ukekera siwe ahubwo ni wawe udakekera abantu benshi ntibakiramukanya zarange kuramukanya ngo uyu ni umurozi ubona muramukanya arangiye kandi siko uramubeshera uw'abandi ariko wawe udakeka niwe amina haleluya Nehemiya ngo mara kureba neza asanga hari irembo ryabuze naryo ryatonze umwanda asanga iryo rembo ryuzuye imyanda riba iyara ryarindi rikomeye irembo ry'imyanda asanga ubucafu bwararenze asanga ibintu byarakomeye ingesi zaruzuye abantu ntibakiciha n'ibyaha byabo abantu babaye akahebwe aravuga ngo aha hantu naho ugomba kuhasanga abantu bagasaka guca bugufi kandi kwihana ibyaha ariko agacira haleluya Imana data ntiwasenga utasenze Imana imbabazi ngo bikunde habe nubwo ntacyo wowe wakoze ariko iyo wasenze Imana kuvuga ngo Mana mbere ya byose banza ndebe gatuma ndahura nawe kugira ubashe kumva amagambo yacu tubashe kuganira nawe arayisana irembo ry'imyanda ngo mare kurisana neza abona ibintu biciyemo abantu bakicihana nukorogana na mugenzi wawe ntiwihane nutukana n'umugore wawe ntiwihane nutukana na runaka ntiwihane icyambere mu buzima ni ukwihana kandi iyo wihane nibwo Imana mugenda nayo haleluya biragusaba ibintu birebire biragusaba kubanza guca bugufi bikagusaba kwihana ibyaha bikagusaba kuzura umwuka wera w'Imana kugira ngo ubwiza bw'Imana butahe muri wowe kugira ngo ubwiza bw'Imana bubane nawe atari ibyo ngibyo ntabwo bizakunda atari ibyo ngibyo bizoshoboka tugomba gusana ibyasenyutse kugira ngo dusubirane ibyacu zanyaze kugira ngo twongere kandi dusane amazu yacu yakundutse amazu yacu yarakundutse amazu yacu yarabomotse abantu bakigira ibyishimo by'Imana byararangiye hasigaye gusa kwitera hejuru ibinimba bitwaye abantu nta gusoma ijambo ry'Imana nta gusenga gusa ni ikinimba gusa iyo ni imigeri mutuku papa ariko nusirimba uri umusenzi uheza Imana umwanya ugasirimba uheza Imana guca bugufi ugasirimba usoma ijambo ry'Imana ntacyo twokora n'ubutaka buburimbuye kubera iki hari icyo wubakiye
caruka 21 banuzi garuka ibice 21 murongo wa 14 nushaka ubere kuhera kuri 16 mwari muzi ko ukuri umwe ko kwangwa ndetse mbabazi namwe ko turigana hamwe musubize ese ukuri kurangwa ubu nyine cyangwa kurakunda utansubize ngo ndabaza mu bandi mwe mbambaza ukuri kurangwa cyangwa kurakunda hari igihe ngo kizogera abantu bakakwangira ikikurimo bakakwangira ukuri kwawe bakakwangira ibyo Imana yagushize utarabyihaye ngakomeza gusoma heza ukuri kwawe bakakukwangira bakakwanga kubera ukuri kwawe kubera Imana yawe ikurimo bakayanga bakakwanga si wowe baba banzi ahubwo baba banzi Imana ikurimo Imana data tonyikundira iyo wayikoreye zikumara byose biri ku mutima wawe irungu izirimana ishari ziri kubi akantu kose kari ku mutima wawe iziga kubi kubera iki wayihaye neza gakomeza yego abazaba batwite muri cyo umunsi data azagaruka abazaba batwite ngo bazababara muri cyo bivuga ko Imana itazagira umuntu imbabazi z'umuntu utwite uwo udatwite bizaba bimeze bizaba bikomeye kubera izo bije guhanwa yihanukira bizashira bishirira hano ariko umunsi data azaza utazagira imbabazi n'umwana twite utazi icyaha yakoze ari mu nda azahana yihanukira ushaka wongera usane uzawe usane urebe hahandi wasenye hahandi hasenyutse hari mu byihishwa hajya hihishiriya hirya utabasha kureba twebwe ugende uhasane wowe n'Imana yawe amina Imana iyo wayikoreye neza data iyo wamusanze ukamwegera neza aza gukunda ukajana akwibira amabanga menshi akwereka ibi bitabigenda akwereka abandi bitwara akubwira ngo ibi ngibi ni kubera ko mwaranywanye asifiwe usane ibyari byarasenyutse wongere kwitegereza amarembo yacu yose usane wamureba umutima uhere hano urebe hano kuko wa munsi wari kiri mu nkambi kugeza none uri hano muri Amerika wishemo wese wirebe nurangiza wese nobona narakoze iki zibura kambabwira indirimbo zawe za korari utarakurika Imana neza nibure ijambo ryawe utarakurika Imana neza nibure ikintu cyose uzakora mu buryo wiyitira Imana mu buryo butari ubumana utarakurikiye data atakwemera nk'umwana wayo kandi aho kugira ngo nzagira iherezo ribi natangira nabi azogira
Azabi Imana gakomeye kujange. Hallelujah, 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 hallelujah. Imana data, Imana data.
dusane ibyasenyutse asifiwe nudasana abuzo buhabwe sana ibyasenyutse ijambo ry'Imana rituganze katwongera amashi menshi mu butumwa wacu Imana igomba cyane ijambo ryiza utugejejeho asane cyane reka umva amatangazo uyafite unabona umwanya wagiye karibu cyane Imana igumugisha hanyuma uze no kudusabira umugisha dutaha. Amen. Amen. Amashi menshi twongera ijambo ry'Imana. Guhera ku wayoboye yakoze Imana imumugisha wabwirije data kongerere. Amen. Ijambo ryiza ryo gusana. Amen. Genda uryagure cyane wewe gusana urebe ibintu byawe ureke kwirirwa uja kure cyane ugiye kureba hari ibintu byawe wifuza nawe ibyo nibyo ugomba gusana. Amen.